Uyu munsi turi ku itariki ya 4 Ugushyingo, turahimbaza abatagatifu Karoli Borromeo na Modeste. Tugiye kugaruka ku mateka ya mutagatifu Karoli Borromeo kuva mu mwaka w'1538 kugeza mu 1544. Yari arkiyepiskopi wa Milano, akaba n'umukaridinali. Karoli yavukiye mu Butaliyani tariki ya 2 Ukwakira 1538. Nyina ari mushiki wa Papa Pio wa kane. Yavukiye mu muryango ukize cyane kandi ukomeye. Kuva akiri muto yagaragaje urukundo rukomeye afitiye Imana, akaba ndetse ari n'umwana ushiritse ubute kandi ukunda kwiga. Ibyo byatumye n'ababyeyi be bahitamo kumushyira mu mashuri yayoborwaga n'abihaye Imana, bagira ngo ahanini bazamufashe kujya ku cyifuzo cye cyo kuzaba umusaserodoti. Ageze ku myaka 22, Papa Pio wa kane wari nyirarume yashimye ubwitonzi n'ubuhanga mubonaho, amuha imirimo ikomeye i Roma. Byatinda ndetse ahabwa ubwepiskopi, nyuma banamugira umukardinali ataragira imyaka 23. Amaze kugira umwepiskopi wa Milano, yasanze iyo diyoseze ifite akaduruvayo mu nzego zinyuranye, haba mu basaserodoti, abandi bihaye Imana ndetse no mu mbaga y'abakristo. Ibyo byose yagomba kubishyira ku murongo no kwivugurura, agakoresha ubushishozi n'ubumenyi bw'abakambwe kandi akiri muto cyane. Nuko atangira kuyobora neza byose, ariko mbere na mbere atanga urugero rwiza muri byose. Yatangiye kubaho yibabaza kandi yihana nk'uko abihaye Imana baba bonyine babagaho. Byageze ubwo ajya afata ifunguro ry'umugati n'amazi rimwe mu munsi, bigeza naho Papa ajya gufata icyemezo cyo kumutegeka ngo ajye yibabaza mu rugero. Yagurishije intebe ze n'ameza n'ibindi yari afite byamwinjirizaga umutungo. Amafaranga avuyemo ayubakisha amaseminari, ibitaro n'amashuri. Ayandi yafashisha abatindi nyakujya. Abakozi ba diyoseze yabahaye amategeko nakuka agenga umurimo, kandi amasaha y'isengesho yari ahamye. Kandi nta n'umwe wasibaga akazi nta ruhushya. Yategetse abapadiri be kugira imyitwarire ihamye kandi akabikurikirana ku buryo aho ari hose bitwaraga neza by'intangarugero. Bavamo umukaridinali n'abandi bepiskopi barenga 20. Yagize uruhare rukomeye mu nama nkuru ya Kiliziya yabereye i Trento mu Butaliyani. Iyo nama yaje ari igisubizo cyo kwivumbura kw'abaporoso, inavugurura Kiliziya. Umunsi umwe rero yari ayoboye isengesho mu cyumba cy'isengesho, nubwo umwanzi aramurasa. Imana ikinga akaboko, maze isasu rifata uruhu gusa, maze nawe ntiyakangarana akomeza isengesho. Igihe Milano hateye indwara y'icyorezo yatsembaga imbaga, yarengeye abarwayi n'abakene benshi, kugeza n'ubwo yemeye kugurisha igitanda cye ngo abone uko agoboka abari mu kaga. Yahisemo no gusabiriza ku nzira kugira ngo abarwaneho. Yaribabazaga icyo gihe, akagendesha ibirenge aziritse umugozi mu ijosi, afite umusaraba mu ntoki, agira ngo yurure Imana icyorezo gihagarare. Karoli Borromeo yitabye Imana akiri muto afite imyaka 46. Gusa abakristo baramuririye bikomeye, ndetse ntibashidikanya kwemeza ko yari intumwa Imana yari yaboherereje. Niba amamaje hose amashuri n'amaseminari arerwamo bitegura kuzaba saserodoti. Tumwizihiza ku itariki ya 4 Ugushyingo. Mutagatifu Karoli Borromeo, udusabire.